Yesu ashimwe kandi turashima Imana ko twongeye kubona umwanya nk'uyu nguyu wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muraza kwihangana asa nkaho ndi mu kavuyo, rero ntibize kugira icyo bibatwaraho. Icya mbere turashima Imana ko twongeye kubona uyu mwanya, tukanashimira n'abayobozi babonye ko ari ngombwa yuko ari twe tuvuga ijambo. Imana ishimwe. Congeyeho dushima Imana ko tugikomeje kuba turiho. Ejo bundi nibwo twarimo twizihiza isabukuru y'umwaka tumaze dusenga. Muri uyu mwaka rero twagiye duhuramo n'imbogamizi nyinshi, ariko ntitwacitse intege. Rero ni ishimwe rikomeye, hari abantu benshi bazatangiza ibintu bikaza kurangira batakibikomeje. Turaza gusoma mu Batesalonike ba mbere igice cya 5, turasoma ku murongo waho wa 16 kugeza ku wa 18. Haravuga ngo mwishime iteka, musenge ubutitsa, mushimire Imana uko byamera kose, kuko ari byo ibashakaho mwebwe abari muri Kristo Yesu. Twongere turisubiremo. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Haravuga ngo mwishime iteka, musenge ubutitsa, mushimire Imana uko byamera kose, kuko ari byo ibashakaho mwebwe abari muri Kristo Yesu. Turaza kuganira ku ijambo rivuga ngo kuki tugomba gushima. Hari impamvu nyinshi zituma tugomba gushima. Impamvu ya mbere tugomba gushima, bituma tugira ubuzima bwiza. Dusomye nk'ahangaha mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 15, haravuga ngo mureke amahoro ya Kristo agenga imitima yanyu, ayo niyo mwahamagariwe kugira ngo mube ingingo zigize umubiri umwe, kandi muhore mushimira. Rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite amahoro muri we, aba afite ubuzima bwiza. Buriya kimwe mu bintu shitani aza arwanya ko twishima. Amen. Iyo rero washimye Imana ndetse ugashimira n'abantu, umuntu niba akugiriye neza ukamushimira, biza bituma ubohoka, ukumva yuko umerewe neza. Kandi iyo umuntu amerewe neza aba afite ubuzima bwiza. Iyo ni impamvu ya mbere ituma tugira ubuzima bwiza. Turacyari kuri iyi mpamvu ivuga ngo bituma tugira ubuzima bwiza. Turaza gusoma kandi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 13. Haravuga ngo dore indi mpamvu ituma natwe tudahwema gushimira Imana. Igihe twabamenyeshaga ijambo ryayo, ntabwo mwaryakiriye nk'ijambo ry'abantu, ahubwo mwemeye ko ari ijambo ry'Imana, kandi niryo koko, ni naryo rigira imbaraga muri mwebwe abemera Kristo. Dusure nyine bavuga ngo ni naryo rigira imbaraga muri mwebwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite imbaraga muri we, aba afite ubuzima bwiza. Bimwe mu bintu biranga umuntu ufite ubuzima bwiza harimo n'uko aba afite imbaraga muri we. Rero iyo umuntu afite imbaraga muri we, aba afite ubuzima bwiza. Amen. Niyo mpamvu rero dukwiriye kujya duhora dushimira Imana, dushimira ndetse n'abantu, kuko bituma tugira. Hari izindi mpamvu nyinshi zituma dukwiriye gushima Imana. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nta kindi yaturemeye uretse kuyihimbaza. Nta kindi twebwe twaremewe uretse gushimira Imana. Rero gushima Imana
ni itegeko kandi ni ubushake bwayo. Umukiranutsi wese cyangwa se umukristo wese akwiriye gushima Imana kuko ari itegeko, icongeyeho ni ubushake bw'Imana, na ndetse icongeyeho dukwiriye gushima kuko ni inshingano zacu nk'abakristo. Dukwiriye gushima kuko niyo mpamvu nyamukuru yatumye turemwa, twaremwe kugira ngo dushime Imana, kugira ngo tuze duhimbaza Imana, kugira ngo tuze duhora tuyira. Amen. Rero tugomba kuza duhora dushima kuko hari ijambo nigeze gusoma gusa sinza nibuka neza, riza rivuga ngo mujye musenga mwinginga, twinginga ngo ariko ibyo byose nubona byanze ushima Imana, uyishimire ku byo yagukorera. Uzarebe iyo umubyeyi wawe yagukoreye ikintu warangiza wowe ukamushimira, ntuvuge ati mubyeyi rero iki kintu wakoze ndagushimiye, ubutaha ahora yumva afite inyota yo kugira ngo yongere agukorere ikintu wongere umushimire. Rero n'Imana nayo niko imeze. Iyo ushimiye Imana mu buryo bumwe uba usa nkaho wigiriye neza wowe, kandi n'Imana uyihaye ibiryo byayo kuko Imana irya amashimwe yacu, nta kindi kiza kinezeza Imana. Imana ni inyacyubahiro, ikunda icubahiro. Rero iyo tuyishima tuba turi kuyiha icubahiro, tuba turi kuyiramya, ni ubushake bwayo, tuba turimo tuyisenga, kandi ni nabwo buryo bwiza Imana izibasha gusubiza amasezerano yacu, kubera yuko iba yarabonye bimwe muri bikeya yadukoreye, twaranyuzwe tukayishimira. Iyo umaze kuyishimira, iyo wongeye kuyisaba, iza yongera ikakwibuka. Rero bakristo bavandimwe, nshuti zanje, urubyiruko rugenzi rwacu aho muherereye, nabashishikariza guhora mushima, guhora mushima Imana, si Imana gusa, no guhora mushima abantu kuko nabo baba babagiriye neza, ariko cyane cyane mugashima Imana yuko itugiriye neza. No kuba tumaze umwaka wose dusenga, hagiye hazamo imbogamizi, insengero barazifunga, ariko turakomeza turakora n'uvuga ko turakora. Ntabwo ari ibintu byoroshe, dukwiriye gushima Imana kugira ngo n'ibindi bizaza bitari ibi tuzabashe kubicamo neza.